banyakubahwa bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, batumirwa bacu bahire, nshuti za Unity Club, bavandimwe ntwararumuri, abarinzi b'igihango, rubyiruko, bana bacu, muraho neza. Ikaze mu ihuriro ryacu rya 17 ry'umuryango Unity Club Intwararumuri. Iyo umuntu atekereje iki gihugu aho cyavuye, ukibuka iminsi ya mbere dutekereza Unity Club, ntawari uzi ko byakunda, nyamara twabigezeho ku kigero gishimishije. Nyuma y'imyaka 30 yo kwibohora, imbaraga n'ibikorwa bitandukanye byo kubaka no gukomeza ubumwe, turishimira intambwe tumaze gutera mu kubaka u Rwanda nk'uko bigaragazwa n'ibipimo bitandukanye by'aho igihugu kigeze kiyubaka. Kongera gusubiza u Rwanda umwimerere warwo w'ubumwe, gushyira imbere ubunyarwanda no kurandura burundu iturufu y'amacakubiri yakoreshejwe igihe kinini, byari ngombwa kuko yaratwononeye bikabije. Nk'intwararumuri, urugero rwo hafi twareberaho ni gahunda ya Ndi Umunyarwanda, uko yatangiriye hagati muri twe, none ikaba yarashoye imizi kandi igatanga umusaruro mu gihugu hose ndetse no mu banyarwanda aho bari hose. Hari abibaza bati, Ndi Umunyarwanda yahawe umwanya uhagije, ubu ntihageze ko dutangira no kuganira ku bindi? Nubwo tumaze gutera intambwe ishimishije, haracyari ibyo dukwiye gushyiramo imbaraga kurushaho. Uyu mwaka twifuje ko insanganyamatsiko y'iri huriro ikomeza kuba Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, kuko ari ngombwa gukomeza kuzirikana ko ubunyarwanda ariyo sano muzi yacu. Umwe bwacu bukaba ingabo ikingira icyo ari cyo cyose cyadutanya. Tutazirara tukibeshya ko wabibye ingengabitekerezo ya Jenoside akanayishyira mu bikorwa yarekeye aho. Abifuriza igihugu cyacu nabi no gutandukanya abanyarwanda baracyahari kandi bari mu ngeri nyinshi, baba abanyamahanga cyangwa se n'abanyarwanda ubwabo, bagifite imyumvire mibi yo gusenya igihugu cyacu. Aba ariko ntawe bakwiye guhangayikisha no guhungabanya, kuko ibyo twagezeho byose bari bahari kandi bavuga cyangwa bakora byashoboraga kutudindiza, ariko wa mutima w'u Rwanda watumye tudacika intege. Hari ingero nyinshi z'ibyo tukibona bigaragaza ubugome n'intekerezo mbi mu bantu. Mujya mwumva amakuru y'abasenyerwa amazu, abo boherereza ubutumwa bw'iterabwoba n'ivangura, amatungo yicwa andi agakomeretswa, abakorerwa ihohoterwa n'ibindi, byose bigamije kubarimbura burundu kubera abaribo. Biratangaje kubona uwakoze ikibi cyangwa wamamaje ibidakwiye abantu bamuha umwanya munini, rimwe na rimwe akagira n'abashyigikira intekerezo ze bakamukurikira muri iyo nzira igayitse. Ibi iyo bigeze mu bafite inshingano zo kuyobora abandi, bigira ingaruka mbi no kurusha, baba abayobozi mu nzego za leta, amadini, amatorero, kuko amatorero, inzego z'abikorera, abahanzi n'ibyamamare n'abandi, kuko ubundi umuyobozi mwiza agomba kuba intangarugero muri byose. Batumirwa bahire, tuzi twese imitekerereze n'imikorere twumva mu bihugu duturanye ihembera ivangura n'amacakubiri. Nyuma y'ibi byose, hamwe n'ibindi namwe mwimvira mu makuru hirya no hino, ni iki tutabonye, n'irihe somo tutize byatuma twirara?
murabizi ko hashyizweho uburyo budufasha gukomeza kwigisha ubumwe bwacu, aha twavuga Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu, Itorero ry'Igihugu n'ibindi. Mu itorero niho abato bigira ndetse bakamenya amateka, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda n'imyifatire ikwiye, bakanabikuramo ishyaka ryo gukunda igihugu no kukirinda, ubwitange no kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda. Dukwiye kandi kwigisha amasomo yihariye ku mateka, haba mu itorero ariko no muri gahunda y'amashuri mato n'ayisumbuye, mu madini n'amatorero, kugira ngo dufashe abato kumva neza uko u Rwanda rwahoze, uko rwiyubatse, aho tugeze twiyubaka, n'icyo basabwa gukora kugira ngo tugere kuri rwa Rwanda twifuza. Imyaka 30 ishize hari ingamba n'ibisubizo byadufashije kunga ubumwe no gushyira ubunyarwanda imbere. Nyuma y'iki gihe rero biranakenewe kongera gusuzuma tukareba ingamba zijyanye n'ibihe biri imbere. Guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bigenda byiyongera kandi bihindura isura. Muri iyi minsi mwumva ku isi ha umwanya n'urubuga abacurabwenge bahamijwe iki cyaha bakandika bahakana cyangwa se bashinjurana hagati yabo. Abanyamategeko na civil society ni ngombwa kwiga ingamba z'uru rugamba mu buryo bwihariye. Umuryango Unity Club, abashakashatsi ndetse n'imiryango itandukanye bagiye bagaragaza ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, harimo n'ikibazo cy'ihungabana ndetse n'uruhererekane rw'ihungabana mu muryango bituruka kuri Jenoside. Ibi rero bigira ingaruka mbi ku buzima kuko akenshi biva mu burwayi, kwiheba ndetse hari n'abo biviramo urupfu. Turabigenza dute ngo ingamba twakoresheje twivura zishyirwemo imbaraga zigendera kuri sayansi kandi zivure benshi? Tuzirikana kandi ko ubu hari n'abarimo gutaha mu miryango yabo nyuma yo kurangiza igifungo bari barakatiwe kubera ibyaha bakoze bya Jenoside. Ese twiteguye dute kubafasha kubana mu mahoro n'abo basanze? Batumirwa bacu, munyemerere ngira icyo mbisabira. Rubyiruko, bigaragara ko mumaze gusobanukirwa amateka yacu ndetse muri benshi bagira uruhare mu kuyarinda no guharanira ko u Rwanda rukomeza kwema. Ariko muracyabona urundi rubyiruko hirya no hino runyura indi nzira. Ni ahanyu rero ko ho kubasangiza iyo mitekerereze myiza, kuko ushobora gusanga hari abo bihinduye. Ntimuzacogore. Ku bayobozi b'amadini n'amatorero, turibukirana ko umushumba mwiza ari umenya intama ze akazitoza kubana neza mu bworoherane, guhora zunze ubumwe, maze akaziyobora inzira nziza y'amahoro n'ineza. Ariko birababaje kubona mu mateka y'igihugu cyacu hari bamwe mu bashumba batatiye icyo gihango bagatererana izo baragijwe. Turemeranya ko uko ari ugutsindwa bikomeye. Uyu munsi tukaba dufite zimwe mu zahoze ari insengero zahindutse inzibutso za Jenoside. None rero bashumba b'ubushyo bw'Imana n'u Rwanda, nimuzirikane umuhamagaro wanyu ndetse n'icyizere gikomeye abayoboke banyu babafitiye, maze bitume murushaho gushyira imbaraga mu gufasha abantu kwiyunga, komora ibikomere no kudaheranwa n'amateka mabi twanyuzemo. Urukundo niwo muhamagaro duhuriraho twese mu myemerere yacu itandukanye, rukaba kandi n'indangagaciro isumba zose. Nimubigenza mutyo muzaba
mwubakiye Imana yabatumye n'u Rwanda rw'ababyaye. Bavandimwe ntwararumuri, dusangamo n'abari mu nzego z'imiyoborere y'igihugu. Mufite amahirwe yo kuyobora u Rwanda twishimiye kandi rwahinduye amateka, abarwo twese dufite uburenganzira bungana. Tumaze kubona twese ko abaturage bizera umuyobozi uvugisha ukuri kandi ushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, natwe bikwiye kuturanga. Ese nk'intwararumuri ntibikwiye ko dufata iya mbere natwe tukajya dusubira iwacu aho dukomoka, tukaganira ku bibazo bitwugarije, tukibukiranya impamvu yo gukomeza guhuza umugambi wo gukomera ku bunyarwanda n'ubumwe bwacu? Mu Kinyarwanda tuvuga ko nta muhanuzi wabo, ariko kandi nunabwira abe ntavunika, bitavuze ko n'abandi atari abawe. Turi intwararumuri, nitwe bahamya b'uko bishoboka koko. Twongere duhige gukorera iki gihugu, tuzirikana ikiguzi cyo kwibura, tukibona mu ndorerwamo z'amoko n'ibindi bidutandukanya by'ibihano. Twuzuze inshingano zacu dushyira imbere inyungu z'umuturage, dukomeze kubaka umuntu ukeye, wuje umutimanama n'umutima-mana. Ibi nabyo bizabe igitekerezo ngenga, kuko ariwo mutamenwa uzarinda ubumwe buhoraho. Harakabaho u Rwanda rubumbatira abarwo bose, bakarubamwo narwo rukababamo. Tugire ihuriro ryiza. Murakoze.